Simulates. Mani, arategereje. Ushobora gukora kandi kikaba cyiza mani. Urabona sister Ines yarabaye byataha. Ku buryo ejo ninjoro ngira ngo wabonye ko nakoze kuri telefone yaranyirengeje kandi uzwo telefone tuyitizanye. Yarababaye asigana haha yimyoza ni hatari. Abantu benda biri hano ko bagabanyije abakozi ku kazi. Sene kumona nyine warize cyane byatewe na biriya bintu ine byose ikibazo tuzi umaranye iminsi ntabwo tukizi. Reka mbabwire hari ubwo mba numva byibura bari kumbwira njyenyine ko ibibazo mukiramo. Ntabwo muri abavandimwe beza. Ibintu biba byose biba bigaragara turabyemera kandi tukemera n'amakosa kandi ntabwo utagira kugira ngo dushakishirize hasi no hejuru. Mwabuze ahantu mwakura inshuti nzima aho kuzana ibintu byiba. Mba ndi kubabazwa namwe wenda namwe muriba nuko nabizi. Muri twebwe ni ukuri ko nta muntu wiba kandi ibintu byabaye kuri uriya muhungu waje akatwiba hano ntabwo ariko twabitekerezaga pe. Ni ukuri nta n'umuntu wari wabipuraninze. Ngiye ikintu nakora nagusaba imbabazi kandi wihangane. Amafaranga yaragiye ni uriya muhungu niwe wayibye amwita Jesse ni uwamuzanye. Agafite amazina angahe? Ni G1 ntarindi uyu niwe wamuzanye. Ntabwo yanjye wamuzanye ngo mubwire ngo atwiba ariko ni kwa kundi waba wariganye n'umuntu utazi ko umuntu yahindutse. Ibi bintu byose ubona Ines amarira ari kurira biri guterwa nawe urumva. Arimo arankubita ngiye nkoze James ubu ngubu abashakaho iki koko? Ibyo bintu James ubu ushakaho iki? Mu by'ukuri wamuzanya none nijya mubwiye ngo yibe James ubu ushakaho iki? James azatuma mwubahuka kandi ari umuntu mukuru. Umva mbwire James ngiye jya undeka rikumva uzi ko James yatera umuntu umutima mubi. Turi hano twiga ikibazo gitumye mushiki wacu ababara warangiza ukamfata nkubita nshakaho ikimana mureke. Mva mbwire James ngiye uzatuma mwubahuka kandi uri mukuru wanjye. Ni ukuri ko Imana nta kintu nzi. Ikintu cyatuzanye ni ukugaragaza umunyamakosa w'uyunguyu uziranye n'ibirara. Ikintu cyatuzanye ko ari ukumwihanganisha ikibazo kibaye ngewe. Ako se mwari Dugabanya amagambo menshi ine bihangane. Hari amafaranga yabuze n'ibihumbi 5 basi niba unabona tukubangamiye natwe twashaka ubuzima bwacu. Indi ugenda se njye ntabwo nzagenda. Njye nagenda Nta kibazo nyine wowe na mukuru uzagenda. Ngiye mva ngire ntabwo nyine nshaka kuva iruhande rwawe. Amagambo mama yakubwiye yo kugira ngo uzaturere ni ngewe yaze ejo ndi twaraganiriye. James ugire gutya niwe utaha ninjoro. Azakurere se yarakubyaye siko numva ufite ubugambo bwinshi. Hano hari ubyita uko ubishaka njye ntabwo nzava muri iyi nzu. Iki cyari kibazanye hano ni ugutukana imbere yanjye. Oya no kukwihanganisha nyine kugira ngo wihangane kuko kuva ejo wari ufite agahinda. Cyari kituzanye no kwerekana umuntu uri mu makosa ari wiyunguye bazanye kirara biganye urumva kikijura nawe uri umujura. Mbamubwire ne hari ikintu gishobora kuzamura urugo ukabona umuntu umwe ariyahuye kandi bizakubabaza. Kaje musimu wacu kamwiyorera ariko urumva bihangana amafaranga yaribwe ubuzima tubumaranye igihe ababyeyi baragiye. Sene agahinda tugutera ari gukomanga. Sene no ninde. Ibitaje bizashobora gutesha umuntu umutwe kaniya. Mbambwiza ukuri man Joan. Byonyine urebye amagambo Ines yarayima mbwira na James hano man. Ninjye warashirishijemo man wibare amafaranga man. Hano urebye nanjye urumva aya bambwire man. Ntago ari kuri atwiganye umeze man. Ngiye nari mfite ikibazo urumva ari amafaranga nari nyekeneye ariko suko ngiye nari mbuza amafaranga pe. Bambwire man. Nukuri ko Imana mwejo. Urebye ukuntu
James noneho uzi ari James amafaranga akubonye niyo yakwica. naburagaho urumva ariko njyewe ntagire ikibazo amafaranga ngiye naje nje gusaba imbabazi nje no kuyamwishyura Amafaranga urayafite? ngiye amafaranga yenda yafite Man usaba imbabazi umenye guca bugufi Kandi- Ines bira bintu byaramubabaje man pe. uko ngaragara nta nubwo ndi n'umuntu umujura man urumva Oya, njyewe ko- urana none si isaha uranga Bambwire man John use nari mbuze amafaranga twariganye turaziranye musaza sibyo wari iniga yanjye man dusangira buri kimwe swe twabikanaga ibintu byose muri mari kandi ndabyibuka man wahindutse ute bro ntabwo nahindutse umujura man ngiye amafaranga ndayafite ahubwo ikibazo nagize bira bitanu nari mbikeneye ntari bireka turindire James na Ines ngewe ndamusaba imbabazi ambabarire n'amafaranga ari ibintu twa tuvuganye mani wowe James wari cyo ndi mwana James yari ibyo twa tuvuganye asuma ngo wumva umuco wumvisha impamvu yanjye wumvisha impamvu yanjye wumvisha impamvu aje hano se wayumvisha cyane ukuzaje kwiba yazanye amafaranga ese uzi umujura Ese wakwitonda. ibibazo byose umaze iminsi urira si wabitera umva mubwire akomva mubwire sureba vuga vuba nawe agenda vuba nyine ikintu yari arimo avuga we nyine ari amafaranga yari yatwaye yari yavuze ko yakugarurira nyine kandi akanasaba imbabazi agarura yahise inongegera ifite ngewe ikinzanye cyane si amafaranga ngewe ikinzanye ni ukuntu mwasigaye mumfashe nabi ngo naribye koko ndabyemera naribye ariko nari nyakeneye urumva nari nyakeneye hari icyo nari nkeneye kuyakoresha mbona Hari ikigo wari ugiye kuyabasaba gufasha se cyangwa nabonye cyerekezo kuyabasaba mbona ni mwayama ngewe ndayabona kubitana nuko nayabonye muri salo ndayatwara ariko ntabwo ngiye nsanzwe ndi umujura ushatse wabaza na mugenzi wanyu sibyo ngiye twariganye ntabwo nari igisambo pe nta nubwo ari ubujura si uko nabuze n'amafaranga ariko nari ngarutse nje kuyishyura kugira ngo mumbabarire mumfate nk'umuvandimwe ejo n'ejo bundi mutazamfata nk'igisambo ntabwo kwiba ari ibintu byanjye ngiye nzanye amafaranga kugira ngo nyabasubize amafaranga nayazanye yo kubasubiza mufate nk'umuvandimwe wanyu mufate nk'umujura urumva na mugenzi wanyu urumva na mugenzi wanyu twiganye mutamufata nk'aziranye n'ibisambo urumva amafaranga yanyu ngaya ndayabahaye tubane mu mahoro nanjye ndi umuvandimwe nawe wanyu si umujura ngewe wenda byabaye ntabwo buri ko uzajya ugira ikibazo uzajya ubona n'urugo ujya kwibamo sibyo njye nakubabariye bivuye ku mutima ariko iyo ngeso uyireka hatani bajyana wowe ngewe ndagiye undi mwana nimba yarasabye imbabazi ngewe narinje twamubabariye none gutanga imbabazi zivuye ku mutima nibyo bintu bya abajura se basemba ngiye mumfate nk'umu ariko genda vanga ine ariko nabi ariko turarya akanyama Halo, wiye ine bite? ni sawa sheri Umbaze. Uyu munsi ko ntakoze waretse nkaza kukureba niba ufite akanya. sha ndi mu rugo ntaribe Nta kibazo niba bose bahari. Umva, noneho ngiye guhamagara Winnie tuzane. Ariko niyo we taboneka ngiye ndaza nta kibazo rwose. umva n'ujya kwishinga wini arakwicira gahunda si umuzi Ntago we yambuza kuza. Subizi se. nta kibazo ubwo numubura nyine wiyizire ntaribe sawa karibu Jemu, ihute uzane ji ebyiri za pome, ikiro cy'inyama. ji ebyiri zonyine nose njye ntawe undi buryi Akuze ko wishyize mu myanya. nose njye ntawe undi umwe cyangwa Denise ajya kuza kundeba. Ugenda ugure ji ebyiri, ugure n'ikiro cy'inyama, ibirungo birahari. Sibyo? Nurangiza nugera hano nyiri muri dushe uziterekeho hano. Jemu, mbabare ntugire ibindi bintu ushyiramo. Ushyiramo amazi yonyine. iroti se cyangwa imvange Iroti. Urabona byavamo. shayine waretse nkagura akaroti kore ko karyoha Geza n'imvange nibyo bivamo. Ariko ntiwihute cyangwa ugende wayararitse none tuburare icyumweru tunabwirira. ngo bayanyibe se None. none se umunyu uko nawe hari Genda ntariho ngo biravamo. What's up, man? what's up bro How are you doing? fine and great Do you live around here? I don't live around here I live here I was looking a guy named Ejide. Do you know him? Ejide Yeah. Ejide oh Ejide Ejide, that's in English. I know Ejide I don't know Ejide
But you are too black, man, like a charcoal. Don't worry, to be a black is not a problem. It's not a problem. It's because the sun is shining too much. Sun, moon, and the sky. Yeah, Yeah. you know it. But you can buy me a little coffee. Then I will find for you a Jida. I'll buy you a coffee later, so you have to find a Jida and then I'll give you some gift, yeah, you know? Later. Yeah, later. A Jida migrated from here to somewhere else. But you can give me your number, then I will find a Jida. I will text to you Okay. the message, location, map. You'll find a Jida. Sounds like a plan. Yeah. Sounds like a plan. Sounds like a plan. Yeah, Or like a saucepan. like a plan. Okay. I don't know what you're talking about. Man, you are too black. Even your hands are black. Don't worry about my hands. Yeah. But Yeah. man, you can be the ambassador of the... We have an industry called the Kiwi. You can be ambassador of Kiwi. What is kiwi? Kiwi. Yeah. Kiwi is a black shampoo they put on shoe. You're swearing. Yeah. You call me black? Yeah. But man, we'll meet once again. Okay, sounds good. Yeah, man. See ya. Yeah, tapesi.